waracaga kugira ngo umenye ko wagwije wapimishaga urutoki rwawe rwa musumba zose bikagenda gute ukamenya ko wagwije. Abo rero akenshi bakunda kungana ugasanga arabura nk'amezi 3 cyangwa 2 gwakora ubukwe. Ati bakundangiye bambwiye yuko ufite imiti yo guca imyeyo, bambwiye ko wamfasha muri service yo guca imyeyo, ngiye gushyingirwa kandi marene yambwiye yuko nta mukobwa ujya gushyingirwa ataraciye imyeyo. Bimwe mu byarangaga bari bo hambere mu muco nyarwanda harimo n'igikorwa cyo guca imyeyo. Ibi bigakorwa nk'uburyo bwo kwikwiza kw'imyanya y'ibanga y'abari ndetse no kuzishimirwa n'abagabo babo mu gihe bashatse. Assia NYIRASHUMBUSHO ni umubyeyi w'abana batatu utuye kandi unakorera mu mujyi wa Huye. Uyu mubyeyi atanga serivisi zinyuranye z'ubuzima, muri zo hakabamo n'iyo guca imyeyo. Assia avuga ko kuri ubu bitewe n'iterambere ngo uyu muco usa naho ugenda ucika kuri bamwe kuko ngo n'abamugana bamusabiye serivisi baba barakererewe. Kuri ubu benshi mu bamugana ngo harimo abakobwa baza habura iminsi mike ngo bakore ubukwe ndetse n'abagore bashatse ariko bakaba bafitanye ibibazo n'abagabo babo ku ngingo yo kubaka urugo. Kanda kuri subscribe ukande no kuri ako kazogera ibiganiro byacu bikugereho ku gihe. Naho gihe ndi Nuello nguhaye ikaze mu kiganiro kirambuye. Muraho neza? Muraho. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Kuri uyu munsi mpisemo ingingo imwe ni nayo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi, ingingo yitwa guca imyeyo. Ubundi imyeyo ni iki? Ubundi guca imyeyo ni umuco wa Kinyarwanda wahozeho na kera kose, sibye ko mbona uyu munsi ugenda usa naho ucika, ariko ubundi guca imyeyo cyangwa se gukuna mu yandi magambo ni umuco wa Kinyarwanda. Ni umuco wakorwaga n'abakobwa bagitangiye kuba bangavu kugira ngo wenda bazagera igihe cyo gushaka cyangwa se kubaka ingo zabo. Icyo gikorwa baragikoze, ni igikorwa batozwaga na ba nyina wabo ndetse na ba nyirasenge nk'igikorwa umukobwa yagombaga gukora. Icyo gikorwa cyakorwaga gite? Uburyo Imana yaremyemo umudamu cyangwa se umukobwa, hari imyanya yagiye imushyiriraho, nakwita ngo ni imyanya y'ibanga. Ni imyanya uforusa ugakurura ikaba yakwiyongera ku gitsina. Hanyuma ababivuga neza bavuga ko ari nk'umwambaro w'umudamu. Ubundi igitsina cy'umugore ni umwanya wagutse, ni umwanya usa naho uri hanze. Iyo rero umukobwa cyangwa se umudamu akuruye iyo myanya yegereye kuri icyo gitsina, isa naho itwikira wa mwanya kugira ngo ubona usa n'uwihishiriye. Abahanga mu by'imibonano mpuzabitsina bavuga ko iyo myanya iyo wayikuruye ikwiyongera kuri iyo, bifasha abagabo mu gihe cyo gutera akabariro kuba baryoherwa cyangwa se kuba bakwishima muri rusange. Ariko kubera wenda viziyo tugenda tugeramo, usanga abantu benshi batikibiha agaciro, akumva ko atari ngombwa cyane bitewe wenda n'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Kuko nka kera ku gihe cyacu, nago ndi mukuru cyane, ariko ngiye mbyiruka nasanze hariho umuco witwa urubohero cyangwa se umugenzo witwa kujya mu rubohero. Iyo umwana w'umukobwa yageraga ku myaka 12, 11, 12, ababyeyi be cyangwa se nyirasenge cyangwa nyina wabo batangiraga kumubwira ko agomba kujyana n'abandi burungano mu rubohero. Ariko mu by'ukuri iyo twageraga mu rubohero nasangaga ibikorwa dukora n'ubundi twakabaye tubikorera mu rugo. Ni ukuboha imisambi, ni gututira imyeyo. Nimvuga guca imyeyo ntago ari uguca iyo myeyo ndi kuvuga, gututira imyeyo. Ntekereza ko impamvu babyise guca imyeyo ni uko ari nk'ibikorwa bakoraga bagiye muri ibyo bikorwa byo guca imyeyo. Hari imyeyo iwacu mu cyaro yazamukaga bitaga ngo ni iminyereri, izamuka mu nshinge. Mwajyaga ahantu mu ishyamba yakuze mukayica, mwamara kwica mwamara guhambira mukiherera mukajya muri cya gikorwa noneho nyirizina cyo gukuna, ari cyo bahimbiyemo ngo ni uguca imyeyo. Ngasanga rero uyu munsi ntago ababyeyi bakibitoza abana, ugasanga umwana arakuze arabyumva mu magambo ariko nta muntu wicaye ngo abimuganiriza mubwire ko ari ngombwa. Kanjye rero njya gufata umwanya wo kwicara ngo mbitekereze mbikore nk'akazi, nuko nari maze kugira experience y'abantu benshi basenya ingo cyangwa se bakenera iyo service ariko ugasanga mu by'ukuri ntago babizi.
uti muri iyi minsi ntabwo bakibyitaho, bisa naho batabiha agaciro. Nicyo kibazo nanjye nari ngiye kugarukaho nkubaza. Uyu munsi ni iterambere, abantu bari kugendana n'iterambere. Hari bimwe na bimwe mu byabagaho mu muco wa kera usanga abantu batakibuka, bamwe na bamwe batazi ko byanabagaho. Nk'umuntu utanga iyo serivisi ubona bakugana? Barahari cyane, ariko imbogamizi ngira usanga abantu batazira ku gihe bakabaye baziraho ngo bari nk'imyiteguro bakoze. Ndaguha urugero, usanga nk'abantu, umubare w'abantu bangana benshi ni abamama bubatse, ugasanga wenda araje arambwira ati rero wa muganga, ikibazo mfite ngiye gusenya. Umugabo wanjye ahora ambwira ngo ntago naciye imyeyo. Bari bakundangiye cyangwa se nibazaga mu miti utanga hari umuti waba ufite wo guca imyeyo, ku buryo nanjye namera nk'abandi badamu, umugabo akajya reka kumbaza ibijyanye no guca imyeyo. Nkavuga ngo rero nakangurira urubyiruko cyane cyane kujya mwita cyane cyane ku muco. Ushaka gushaka umugabo ugasanga ntacyo bimubwiye, nta nubwo abikunze, ariko hari n'uwo uzashaka mukabishwanira, kaba byatuma umuhambira ugasubira iwanyu pe. Rero nakangurira urubyiruko kujya ari igikorwa bakora bakiri bato, kuko iyo ubikoze ukiri muto nta nubwo ari ibintu bikugora, ni ibintu ukora biri simple ntibikugore. Ariko iyo umajije kuba umumama ukuze, kubera ko umubiri uba warakomeye, ni ibintu bikugora cyane, bigatuma wakenera n'iyo miti. Mu gihe uramutse ubikoze ukiri muto utakurirwa ukenera n'iyo miti, utakurirwa utanga amafaranga yo kugura iyo miti. Urwo n'urugero wari uduhaye rw'umuntu mukuru, wenda wavuze utabenshi ni abamama. Haba hari kesi wagiye uhura nazo z'abakobwa bakiri abajene, bakiri abakobwa bakiri bato, akaza ati mpiyo serivisi yo guca imyeyo? Barahari, ariko nibyo nakubwiye ngo ntago ndabona umuntu witoye w'umukobwa ngo azambwira ati ndashaka gukora iyi serivisi ejo n'ejo bundi bitazangora. Kese z'abakobwa mpura nazo rero n'abakobwa bari kwitegura ubukwe. Urabona iyo umukobwa ari kwitegura ubukwe atangira kwegera abantu bakuru ngo baganire, se bubaka bate. Nanone iyo umukobwa afite ubukwe nk'abantu bakuru dutangira kumwegera, ba marene, abo musengana, abo muririmbana, batangira kukwegera kugira ngo bakwereke imyiteguro y'ubukwe. Hari abenshi rero batangira kuba se waciye imyeyo, kumva ni ibintu yaciye amazi cyangwa se ukumva ntabwo abizi. Aho rero niho batangira kumupushinga bamubwira ko guca imyeyo ari ngombwa. Abo rero akenshi bakunda kungana, ugasanga arabura nk'amezi 3 cyangwa 2 gwakora ubukwe. Ati bakundangiye, bambwiye yuko ufite imiti yo guca imyeyo, bambwiye ko wamfasha muri serivisi yo guca imyeyo, ngiye gushyingirwa, kandi marene yambwiye yuko nta mukobwa ujya gushyingirwa ataraciye imyeyo. Ubundi kera nta mukobwa ajya gushyingirwa ataraciye imyeyo. Ntago bishoboka, kuko nicyo kintu cya mbere umukobwa yabaga azi ko agomba gukora mu myiteguro, nk'uko yabaga azi ko agomba kujyana umuba w'imyeyo ya indi nakubwiye twajyaga guca mu ishyamba, yabaga azi ko agomba kugenda yaraciye imyeyo. Njya numva n'abantu bavuga ngo iyo waba utaraciye imyeyo cyangwa warasambanye, iyo wabaga warasambanye, iyo bajyaga kwitura iwanyu, ubundi hari ukuntu mu muco wa Kinyarwanda iyo waraye urongowe hari ikintu bita ngo kujya guca mu irembo. Kwa nyoko bukwe bagendaga bajyanye igicuma bashinzemo umuheha, gisobanuye ko basanze utari isugi. Iyo basanga gutaraciye imyeyo nabo bagiraga andi majeste bakoraga, mbese bigaragaza ko umukobwa wanyu nta kintu mwigeze mumwigisha. Namwe mukibwira icyabaye. Ugahita umenya, iyo wabonaga icyo gicuma kirimo umuheha, kirimo ubusa, ahitaga umenya icyabaye. Cyangwa bagafata icupa rya fanta bagashyiramo iri bya vide, mu macupa 20 ugasangamo ivide ririmo ubusa, ugahita umenya ko bagutuburiye. Icyo gihe rero iyo abakobwa bakugannye bakubwira bati muganga mfasha ndwanaho, iminsi y'ubukwe iregereje, bigenda bite? Ibyo bintu wowe ntabwo bikubera imbogamizi? Oya, ntago bimbera imbogamizi. Nabivuze, iyo umukobwa bitangiye akiri umwangavu ni ibintu byoroshye cyane kuba wabikora bigashoboka. Ariko iyo umukobwa amaze kugera mu myaka 20 kuzamura, umubiri watangiye gukomera, icyo gihe no habaho kwifashisha ya miti, noneho ituma ya manevre yoroha, ukabasha kuyaforsa, noneho agakura. Iyo serivisi nshobora kuyigukorera njyewe ubwanjye, tukavugana ukuntu uzajya uza
cyangwa se nkagusanga iwawe nshaka kuyigukorera nkaguca amafaranga cyangwa se nkaguha imiti nkakwereka uko ubigenza ukagenda ukabyikorera. Ariko igihari nuko birakunda. Imbogamizi rero noneho umuntu ubikoze yaramaze kuba mukuru byongeye akanabikora ari kuri haraka nk'iyo ngiyo, imbogamizi zibaho kuri we nizihe? Imbogamizi zikunda kuba ku muntu nyine ubikoze uri ubikoze vuba haraka nk'uko wabivuze, akenshi arababara mu kubikora, nyine arababara. Kurumva ni ibintu buri guforusa byihuse, uvuga uti mu mezi 2 cyangwa mu byumweru 5 bibe bikunze. Ahangaha hari abantu benshi bariho badukurikirana aho bashobora guhita bibaza ngo ese uyu munsi umukobwa waciye imyeyo akuze ariko akayica uyu munsi akayica akuze, n'umukobwa wenda wakuriye mu muryango ukigendera ku muco cyane agaca iyo myeyo akiri muto, rwose akiri muto, abo bantu we nk'umuganga ubihugukiye ibi bintu bimenyereye, hari itandukaniro kuri bwa buryohe koko bavuga ko abagabo rimwe na rimwe baba bakeneye? Nta tandukaniro rihari, upfa kuba wabikoze bigakunda. Nta tandukaniro rihari, yaba wayiciye akiri mutoya yaba uyiciye ari mukuru, bose ni kimwe. Ariko wenda ndaza kugaruka ku bantu baba bamaze gukura cyane, ko umuntu agenda akura niko umubiri ugenda ukomera. Umuntu waciye imyeyo ku myaka 12 ntago azagira imyeyo kimwe n'uwaciye imyeyo ku myaka 38 cyangwa se 40. Haba harimo itandukaniro mu mikurire y'iyo myeyo. Kera hari imvugo bakoreshaga ngo umuntu yaciye imyeyo aragwiza. Uwo muntu aragwiza? Ntago nzi, wenda ntago wowe wabimenya ibyo kugwiza kuko ntaguca imyeyo. Ubundi hari urugero fatizo bajyaga batubwira ngo waracaga kugira ngo umenye ko wagwije, wapimishaga urutoki rwawe rwa musumba zose. Bikagenda gute? Ukamenya ko wagwije. Batubwiraga yuko guca imyeyo ugenda upima ku rutoki rwawe rwa musumba zose. Urutoki rwa musumba zose uraruzi? Ukagenda upima ku rutoki rwa musumba zose, wabona bireshya ubwo nibwo wabaga wagwije. Wakurura ukageza aho ushaka wagwiza wanaharenza. Ahubwo uburyo bwo kubyibuha cyangwa se uburyo bw'imiterere nibwo buryo buba butandukanye. Ndeka nkubaze ikindi kibazo cy'amatsiko. Aho ni ku ruhande rw'abamama n'abakobwa baza kugusaba serivisi ngo bafashe guca imyeyo, ariko haba hari umugabo, nakabazo k'amatsiko, haba hari umugabo mwigeze nko kuganira akakubwira ibyiza by'umugore waciye imyeyo? Abagabo barabivuga ndetse akenshi bajya banabyigamba, kuko nimba umugabo ashobora guca inyuma umugore wamuziza ko ataciye imyeyo, nuko aba agiye kureba agashya ko guca imyeyo. Bavuga ko umugore waciye imyeyo biramworohera kwinjira neza mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Kambivuge muri aya magambo, kuko guca imyeyo bishobora kuba impamvu yo kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina ku mugabo, bishobora no kuba impamvu yo kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina ku mugore. Kubera iki? Kuko ya myeyo yaciye, uko ugenda uyikorakora, niko umugore arushaho kumva bwa buryohe, cyangwa se na wa mugabo arushaho kumva umunezero. Kuba warongora umugore ufite amabere no kuba warongora umugore udafite amabere, abagabo bavuga ko abo bantu batabanyura kimwe, kuko kwa kundi umugabo akora kuri ya mabere, umugabo yishimira ya mabere, ni imyanya Imana yashyizeho nk'umutako ku mugore ushobora gushimisha umugabo. Ubwo no kuvuga abagore bafite amabere manini n'ababandi baba bafite utubere duto. Ntabwo kuvuga amabere manini, kuko hari abagore bagira utubere duto cyane rwose. Abagabo rero bavuga ko amabere ari kimwe mu munezero wabo igihe bakora imibonano mpuzabitsina. N'iyo mishino rero, ubundi utwo tuntu bakurura batwita imishino, ni umwe mu munezero w'abagabo igihe bakora imibonano mpuzabitsina, kimwe n'uko ushaka kuba umunezero w'umugore igihe bakora imibonano mpuzabitsina. Ikindi akamaro k'imishino ku badamu, igihe umudamu abyara, ubundi ni umwambaro w'umudamu. Igitsina cye ntago kiba cyasamye, ntago kiba kirangaye, kubera ko ya mishino irazigatwikira cya gitsina, ukabona
gifite security cyangwa se gifite umwambaro. hanyuma ngira ngo ubwo ni benshi cyane ndabizi baba bafite aya matsiko bibaza batese imyeyo guca imyeyo ko twagiye tubyumva igihe kirekire, ni ibiki byakorwaga gute? Ni byiza ko ubibasobanuriye. Mbere yuko tugana ku musozo w'ikiganiro twariho tugirana, ndagira ngo ugire nk'inama wagira abagore, abamama n'abakobwa muri rusange, ariko tubiganisha ku guca imyeyo. Inama nagira cyane cyane urubyiruko, kuko urubyiruko nibo bamama bejo. Nabagira inama yo kujya mwita ku bintu abantu bakuru bababwira, cyane ko nta n'izindi mbaraga biba bibasaba. Guca imyeyo ni iki bigutwaye? Wayiciye ejo, kuko nuyica ejo ntago bizakugora. Nujya kubaka ugasanga umugabo arayikunda, kuko usanze atanayikunda ntago yagutegeka kuyikuraho, usanze atanayikunda. Ibyiza rero wabikora mu rwego rw'umunyarwandakazi, ko uri umunyarwandakazi wihunga umuco. Nubwo Kiliziya ngo yakuye kirazira, ariko wihunga umuco, kuko umuco ni uwacu, tugomba kuwimakaza. Nabararikira rero kujya muca imyeyo mukiri batoya, mutararinda kuza ngo mbace amafaranga. Ngira ngo hari benshi bari kugukurikira bahise bavuga bati ibi birandeba kandi iyi serivisi nari nyikeneye. Ukorera he? Njye nkorera mu mujyi wa Huye, aho bakunda kwita mu Rwabayanga. Hari etaje ihari, nkorera ku muryango wa 27, nkora iminsi yose ukuyemo ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ongera utwibutse izindi serivisi zitangirwamo hariya. Ngira ngo wenda nazo tuzazigarukaho mu biganiro bitaha, ariko kuri uyu munsi twahisemo ikiganiro ko twibanda ku kijyanye no guca imyeyo, ariko hari izindi serivisi utanga. Ongera uzitwibutse mbere yuko dusoza ikiganiro. Nabibutsaga ko ntanga serivisi zitandukanye. Ncuruza imiti ikozwe mu bimera cyangwa se food supplement. Ubundi food supplement ntabwo zihabwa abarwayi gusa, ahubwo zihabwa abantu bose mu rwego rwo kwirinda, noneho wundi wamaze kurwara zikaba zamuvura. Tuvuga urugero, abundi hari indwara zivurwa n'ibiryo. Urugero, nk'umuntu arwaye indwara yo kubura amaraso, ntabwo uriya muntu akeneye imiti, ahubwo akeneye ibyo kurya bikungahaye ku munyungugu bita fer. Aho rero nuza ufite ikibazo cyo kubura amaraso cyangwa cy'amaraso akennye, cyo genza guha produit bita spirulina. Spirulina ni produit ikungahaye ku myunyungugu, ku mavitamini, ku maproteine, ku bintu byose bitunga umubiri ukenera, haba ku buke ndetse no ku bwinshi. Reka nongere nibutse abagabo bacika intege mu gihe cyo gutera akabariro. Abagabo barangiza vuba, abagabo bagizweho n'ingaruka zo kwikinisha, nabyo buriya ni mu iterambere. Buri iterambere ni ryiza kandi naryo riratuzengereza. Buriya tuzaganira nkubwire ku kwikinisha ikibitera, kuko uyu munsi umubare munini w'urubyiruko barikinisha, nyuma bikazabatera ingaruka zo kutabasha kuzuza inshingano z'urugo bamaze kubaka ingo. Ndagira ngo mbamenyeshe rero yuko iyo miti cyangwa se izo product zihari, ntimugire ibyo bibazo ngo ingo zanyu zisenyuke. Ikindi nongera kubwira abamama bubatse ingo, biriya bibazo byo kutagira ubushake, kutagira ububobere, kutagira amavangingo, uyu munsi igisubizo kirahari. Witinya kubaza, egera abantu, gisha inama, wikumva ko bitakemuka. Biriya byose utekereza ko bitakemuka byakemuka. Abenshi bakunda kuvuga ngo ni amarozi, ntago ari amarozi. Buriya ni uburwayi, hari indwara nyinshi zitandukanye, ama infection urinaire, stress, umunaniro, hari gukoresha imiti itandukanye. Biriya byose bishaka gutera ingaruka zo kubura ubushake, kandi mu by'ukuri atari uburwayi. Tugufitiye igisubizo rero, ntujye kure. Twariho tuganira kuri uyu munsi, ikiganiro twari dufite n'ikiganiro cyavugaga ku ngingo yo guca imyeyo. Yabasobanuriye, ababikora barakererewe, mwumvise ingaruka zirimo, aho bagira n'inama ko bibaye byiza byazajya bikorwa umuntu akiri mu myaka mito, kuko ariho byoroha kandi bikagenda neza. Ngushimire cyane wowe wari wakomeje kubana natwe kuri Nuello Lava TV. Kanda aho kuri subscribe, ukande no kukazogera inkuru zacu n'ibiganiro binyuranye bijye bikugeraho kandi ku gihe. Jyewe na Nuello. God bless.